tugiye gusenga. Imitima myinshi y'abatwe y'abadukurikira irakomeretse kandi ikomerekejwe n'ukuri, ariko turavuga gukira, turavuga healing, Imana ikiza. Wakwicara, wapfukama, wahaguruka ugatoya tugasenga. Yewe wumvisha Isiyoni inkuru z'ibyiza, rangurura witinya, kuko Imana yacu izaza ye guceceka. Siko bizaba kuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Ifite gukiza mu mababa yayo, ifite gukiza gukomereka ku buryo bwose. Twahoze turirimba ngo Yesu warwanye intambara nyinshi, nta nkuru twigeze twumva zo gutsindwa. Ntabwo itsindwa ku bugumba, ntabwo itsindwa ku bukene bukabije, ifite imbaraga zikurayo. Nasomye ijambo ry'Imana riramubwira ngo ikura epfo iyo ngiyo ku cyavu, wikicaranye n'ibikomangoma byo mu nzu y'Imana. Ntabwo itinya gutebera no gutinda no guhera, ntabwo bitera ubwoba. Ubukene burakomeretsa, umuntu akumva yambuwe ijambo, umuntu akajya agira ngo nta bwenge agira, kumva nta kintu azi gukora, yaba afite n'igitekerezo mu bandi ntagitange, kumva n'umuswa, kumva n'injiji, kumva nta bwenge agira. Hari ahantu sinibuka niba ari mu migani bavuga ngo umukire ngo avuga yihonga, avuga uko ashatse, ntarinda kubitekerezaho kuko ibyo avuga byose bisa nk'ibyemewe. Ariko Imana yacu izaza ye guceceka, igukiza igikomere cy'ubukene bw'igihe kirekire, isubiza ubuzima bwawe agaciro. Ibitugeraho ntibitubuza kuba abo turi bo mu Mwami. Bajya batanga urugero rw'inote y'ibihumbi 5 yapfunyaritswe cyane, ubuzima bukayipfunyarika, umuntu yashaka yikandagira akayisiga ibyondo n'ivumbi, ariko iyo note wongeye ukayifata ukayihanagura ukayirambura, yakomeza ari ya 5, ntabwo yahinduka y'igihumbi. Ubuzima bwe bwakwamburwa agaciro n'ibintu bitandukanye, ariko uri agaciro mu maso y'Imana. Ubukene buraza tukumva ntacyo tuzi gukora, ariko iyo dutabawe twibona mu banyabwenge, ndetse abantu bakatwita abanyabwenge, bakajya bagira ngo tuzi gukora cyane, ariko nuko udutabara aba yashyize iherezo ko byari byaratwambuye agaciro. Ni Imana itarobanura ku butoni. Mitima y'abagore irakomeretse, ikomerekejwe n'abagabo babahemukiye. Birababaza guhemukirwa n'umugabo wo mu busore, umwakundanye muri bato, ariko Imana ifite gukiza mu mababa yayo. Turavuga gukira, turavuga healing, turavuga kubohoka no kongera kuba muzima. Umugabo yahemukiwe n'umugore, umugore akamusuzugura, yumva ataye agaciro, ariko hari imbaraga zikiza, hari imbaraga zikiza ziri muri we. Gaciro kakagaruka, nawe ukemeshwa, ukagira ijambo, ukagira icyubahiro, ukagira dignité. Abana bahemukiwe n'ababyeyi, ababyeyi bahemukiwe n'abana, imitima igakomereka, umuntu akumva ntakibasha gukunda, akabona abantu bose bo kwisi ko nta muntu wo kwizerwa uhari, kuko yahemukiwe n'abakamukunze. Ariko Imana ifite gukiza mu mababa yayo, ifite gukiza uyu mugoroba, yagukiriza umutima, umutima ukaba nk'utarigeze kubabazwa, umutima ukaba mutaraga. Afite gukiza. Twazaniwe n'ibyaha twatinzemo, ibyaha birakomeretsa, umuntu akumva nta kwirimba imbabazi z'Imana. Twavuga imigambi y'Imana no gukoreshwa n'Imana, ugahita wishyira ku ruhande ukavuga uti nge sinkwiriye, narabyishe narabyangije, ariko nicyo cyamuzanye. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi. Iyasanze Sawuli umwicanyi ikamukoresha imirimo itangaje, ni Imana yacu. Iyiyeretse Mariya Madarena indaya bwa mbere akizuka, ni Imana yacu. Reka gukomeza kunanirwa kwakira imbabazi z'Imana. Ni Imana y'amahirwe ya kenshi, shobora kuyakwima kuko ndi umuntu, ariko Imana ntiyabura kuyaguha, ntiyabura hica nawe icisha. Akira imbabazi z'Imana, uryoherwe n'agakiza wakiriye, uryoherwe nuko wababariwe, nta cyaha na kimwe atababarira.
idini rishyira imihango imbere tukaguheza tukakwigiza inyuma, ariko Imana si uko imeze. Ni umutunzi w'imbabazi, ni umugizi wa neza, yuzuye imbabazi no kugira neza kwinshi. Ntashingira ku myigire, ntashingira ku mivukire, ntareba ibigereranyije ngo avuge ngo namba n'uyu nguyu. Akura mu busa, akura mu busa. Ngo Yabesi yavukanye agahinda kenshi kuko nyina yamubyariye mu gahinda. Asa nkako, akura nkako, ariko asenga Imana. Aravuga ati Mwami Imana, icyama rwose kwangura imbago zanjye. Imana ifite imbaraga zo gukiza aba Yabesi nabo bakagira izina. Ndagushimira Mwami w'abami kudutinyura ukatubwira ngo yemwe abavuga inkuru z'ibyiza, yemwe ababwira Isiyoni inkuru zihumuriza, nimurangurure cyane mwitinya. Turebesheje amaso twatinya, ariko wowe uvuga ngo niturangurure ijwi twitinya, nuko ufite imbaraga zo gukiza. ngo uraje ngo kandi uzanye ingororano, uzaheka umukumbi wawe kandi uzawugirira neza, uzawusimbiriza mu gituza cyawe. Ufite imbaraga zo kudukiza. Ndavuga gukira mwami w'abantu, ndavuga healing, igikomere cyose cyazanywe no kubabazwa no gutabwa no guteraganwa n'amagambo mabi yavuzwe ku buzima bwacu. Reka iki gikomere cyume. Niba abaganga bashobora gukiza umubiri rimwe na rimwe bakadoda ahantu hasadutse ubundi bakunga amagufwa bigakunda, uri umuganga w'imitima, wamara isoni n'ikimwaro, isoni n'ikimwaro cy'abamuteza iminsi, isoni n'ikimwaro cy'abamubwiye ngo igihe wasengeye, isoni n'ikimwaro yatejwe n'amagambo amujomba, n'amagambo amubabaza, n'amagambo amubwira ngo reka kwigira shyashya, reka habeho gukira uyu mugoroba. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ihumure ryinshi, ihumure, gukira kw'aba imiryango yatakarije icyizere, gukira kw'aba inshuti zakuyeho amaboko, gukira ko buzima ubwabwo bwikuyeho amaboko, bukireba bukitegereza bugasanga nta cyabuvamo. Gukira kuri mu mababa yawe, ngo iri izuba ryo gukiranuka rirasana gukira mu mababa yawe. Suko turi beza, suko dushoboye, ahubwo nukuri umunyembabazi, nukuri umugizi wa neza, nuko utabeshya. Wewe wahanaguye amarira ku maso, igihe kimwe Aburahamu umugabo wari waravuganye nawe, nyuma y'imyaka yo kukumva umubwira ngo uzamuha urubyaro rumwitirirwa, ngo uzamuha urubyaro rukomotse mu rukiryi rwe. Umugabo wakubonye, umugabo wavuganye nawe, ariko agera igihe arananirwa, aravuga ngo uzampa mugisha umeze ute, kugenda nicike, kandi ko Eliyezeri umunyadamasiko ukora mu rugo rwanjye ariwe uzaragwa ibyanjye. Wowe utarabeshya Aburahamu ukamubwira ngo Eliyezeri uzaragwa ibyawe, umwana ukwitirirwa uzabyara mu busaza ukamubyara kuri Sara umukecuru, uwo niwe uzitirirwa izina ryawe. Wowe utarabeshya Aburahamu ntabwo uzatubeshya. We wasekeje Sara mu bukecuru, uri Imana yatanga ibitwenge uyu mugoroba, uri Imana yatanga ibitwenge uyu mwaka utarashira, uri Imana yatanga ibitwenge mu buzima bwacu. We wanyenyeje ukankomeza, uri Imana itarobanura ku butoni. Ya majoro yari yaranze gucya, umunsi umwe yarakeye. Ya marira yari yaranze guhora, umunsi umwe yarahoze. Uri Imana itarobanura ku butoni, uri Imana itaratwohereje gutanga ibipindi, uri Imana itaratwohereje gutera abantu morali, uri Imana yo kwizerwa, uri umunyakuri. Tuye kugutegereza, tuye kukwerekezaho amaso. Fata amaso yacu yari yunamye,
n'imitwe yacu yari icuritse mu maguru yacu, uyifate wongere uyizamure uyerekeze kuri wowe. Ntiyabasha guhagarika ibitugu bye, ntiyabasha kwema ngo bikunde, ntiyabasha kuzamura ijosi rye, ibimuremereye biramurusha imbaraga, ariko we wamwemesha akongera agakura amaso ku muraba akayerekeza kuri wowe. Uri mwiza, uri mwiza. Uri mwiza, ntabwo ubeshya. Kiza mwami, kiza imitima ikomeretse, kiza imitima yakomerekejwe no gutinda itegereje. Kiza jombora umwami wakomerekeje umutima, ijambo ribi yakiriye, gusuzugurwa yakiriye, kwamburwa agaciro. Jombora uwo mwami wamuhinguranyije, ujombore mu mutima we. Kiza umutima wakomerekejwe no gupfusha abakunda, no kubyara abana bagapfa, no gupfakara, no kubura abavandimwe, no kuba wenyine, no gusenga ibyo yasengeye, gusubiza kwawe kugatandukana nuko yasenze. Omora uyu mutima, ugaruremo kongera kukwizera no kongera kukwiringira. Ndagushimye kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze. Ndagushimye ko ryohereza rigakora icyo waritumye gukora. Ndagushimira ihumure waduhaye umugoroba. Ndagushimira ibikomere bitandukanye wakijije imitima yacu. Ndagushimira kongeye kutubwira kuri uwo kwizerwa. Ndagushimira ko waduhaye imbaraga zo kukwerekezaho amaso nanone. Twari dufite ikibazo mu mitima kivuga ngo ubwo uri kumwe natwe, imirimo yawe n'ibitangaza byawe biri hehe? Urakoze komeje kuduhishurira amabanga yawe n'ubwiru bwawe bwatuma imbaraga z'Imana twakiriye zinyeganyega, zikorera muri twebwe. Habaho kunyeganyezwa, habaho impinduka, habaho ibintu bishyashya, habaho kugaragazwa kw'imbaraga. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwuka Wera, zamura ikipimo cyo kwizera. Nisoma ijambo ry'Imana ryizere nk'uko riri, n'inginga ndigundire, ndisinyire, umutima wanjye uryakire. Nyigisha ku kwizera. Shoboza kumvira ibinini bibwirwa rusange, shoboza kumvira udutoya tubwirwa inshuti, shoboza kudepanda kuri we wenyine, kuri we wenyine. Reka umutima wanjye ukorane nawe igihango, nkuko Yesu yavuze ngo dore ndaje gukora ibyo ushaka, dore ndaje gukora ibyo ushaka. Reka imyaka dusigaje kubaho Mwami, mu busore bwacu, mu bukumi bwacu, abamaze gukura muri twebwe, reka ibeho imyaka yo gukora ibyo ushaka. Dushoboze guhera ku binini, udushoboze kudutoya nyaguhora kugo. Bya bipimo washyize mu nzira zacu bituma witegereza ukareba niba twakumvira cyangwa tutakumvira. Uduhe kubitsinda tukumviye muri detaye, mu tunini n'udutoya. Mwuka Wera, wowe uniha iminsi itavugwa, wowe udusengera kuko utazi uko dukwiriye gusenga. Ngwaye ikaze mu buzima bwanjye, ngwaye ikaze mu mutima wanjye, ngwaye ikaze mu muntu wanjye wamwe imbere, ngwaye ikaze ku rurimi rwanjye, ngwaye ikaze mu ngingo zanjye, kugira ngo usengere muri njyewe.
amagambo yawe yuzura akanwa kanjye, kuniha kwawe kuzura umutima wanjye, kutakira Imana no gutabaza Imana byuzura ubuzima bwanjye, gutinda mu kubaho kw'Imana kugira ngo mahindurirwe, nuzure nta muntu watindanye nawe ngo asubire nk'uko asanzwe. Mose yazamutse umusozi amanuka kurabagirana, amanuka yambaye ubwiza atarazi ko yambaye. Niko nidutindana nawe mwana, tuzamanukana ubwiza, abantu bazabubona, abantu bazabibona ku musozi wo guhindurirwamo. Yesu yarazamukanye n'abigishwa be gusenga, bagiye kubona abona yambaye kurabagirana, ngo imyenda ye yari yambaye kurabagirana n'ubwiza bwinshi. Babyanditse mu mvugo y'abantu, baravuga ngo nta mumeshi wo ku isi wabasha kwimesa gutyo. Mu kubaho kwawe hariho harimo ubwiza bwacu, mu kubaho kwawe niho harimo gusa nawe, mu kubaho kwawe niho duhukura imbaraga zo kurushaho gusa nawe. Tuguhaye amasaha yacu, tuguhaye ibitondo byacu, tuguhaye amajoro yacu, tuguhaye umwanya dukitse imirimo yo mu rugo, tuguhaye umwanya dukitse imirimo yo gushaka amafaranga. Turakwihaye uduha imbaraga mwami zo gukura amaso yacu ku bidutinza n'ibidukerereza. Tanga imbaraga ku bakiri batoya, tanga imbaraga zo gusenga kuri aba basore, kugira ngo ibyo ugambiriye naho ugambiriye kugerana nabo bazagerayo badakererewe. Tanga imbaraga zo gusenga kuri aba bakobwa, kugira ngo aho bahaganisha bazagerayo badasibiye. Tanga imbaraga mwami kuri twese, abagore n'abagabo. Tanga imbaraga zo gusenga mwami wabaha. Mwuka wera duha imbaraga zo gutindana nawe, kugira ngo aho utwerekeza twerekereyo. Mugaragu wawe Paulo yavuze ngo wamuhaye amagambo, umuha imbaraga, umuha ibitangaza n'ibimenyetso, ngukorera imirimo ikomeye muri we, kugira ngo abanyamahanga bakumenye. Muri iki gihe kiri challenging, turavuga n'abapfumu bakavuga, tukavuga n'abarozi bakavuga. Sanga imbaraga mwami wabaha, ihererane natwe. Ubwiza bwawe buvuguruza ibyo abayobozi bavuga, ubwiza bwawe buvuguruza abapfumu bihaye ijambo. Tanga imbaraga mu itorero, wihererane natwe mwami w'abantu. Tukubere cano uca mutanga umugisha, tukubere cano uca muhindura abantu, tukubere cano uca musenya ibicaniro byose by'umwanzi muri iki gihugu, tukubere umuyoboro ucamo wubaka imiryango, tukubere umuyoboro ucamo wubaka ibyari binaniranye. Turaje ngo tukubere igitambo kizima cyera gishimwa nawe. Imibiri yacu turayiguhaye, ibyifuzwa byacu turabiguhaye, ibitekerezo byacu turabiguhaye. Tugusukiye n'amaganya yacu, tugusukiye no gusenga kwacu, tugusukiye no gutaka kwacu, kuko tuzi ko nta kikunanira. Urakoze kubwo kwizera abanyantege nkeya bahinduka abanyembaraga, kubwo kwizera abadashoboye bahinduka abashoboye, kubwo kwizera ingumba zirabyara, kubwo kwizera abasaza basubizwa mu ibyiringiro. Urakoze papa, ndavuga umugisha ku bwoko bwawe, ubagirire neza, ko bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe. Abadukurikira bari hirya no hino baha umugisha, subize gusenga kwabo, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro. Ubaha umugisha batuyobora mu kuramya, batuyobora mu gusenga, abicara bafite inyota yo kumva ijambo ryawe, abatanga amaturo yabo n'amafaranga yabo, abatabibonye ngo babitange, n'abatarabimenya. Reka dusure buri muntu ku rugero rwe nyaguhora ku ngoma, maze ineza yawe yuzura ubuzima bwacu. Urakoze papa, twongeye kuvuga umugisha kuri kano karere ka Karongi, turavuga uburinzi n'umugisha ku gihugu cy'u Rwanda. Urakoze, ibyo ushaka mwami w'abami abari bizo bikorwa, bitavuye iwawe bibura imbaraga. Abatoza bibi babura ijambo, babura ubwicaro, indimi zabo zigobwe mu izina ryawe Yesu. Urakoze kubwo kubaho kwawe, urakoze kubw'imbabazi zawe. Gutabarwa kw'abakiranutsi kuva kuri wowe Uwiteka, ni wowe ubashyira hejuru, ni wowe ubacira inzira, ni wowe ubazamura. Ni wowe, ni wowe. Amarira umuntu ataririra ahagaragara, kuko atagira ubusobanuro bubwirwa abantu, ayo nayo wayahanagura. Barira mu byumba byabo, barira ku misego yabo,
bagera hanze bagakenyera bakitunganya, ayo nayo urayazi kandi ubasha kuyakiza. Ababyeyi barizwa n'ibibera mu nzu zabo, abana barizwa n'ibibera mu mago iwabo. Byose ubifitiye igisubizo. Urakiza, tuguhaye icyubahiro, turagushimye kuko uri uwo kwizerwa. Haleluya. Imana niyo kwizerwa, nubwo waba utabyumva uyu munsi ntacyo bitwaye. Haleluya. Hari umunsi uzayizera, hari umunsi uzayibona. Mu by'ukuri turi abantu buntu kandi twizezwa n'ibyo twabonye. Icyatumye Dawidi ahinguka ku rugamba Goliyati yari ariho akagira imbaraga nuko yari yarabonye Imana imutabara, igakoresha amaboko ye akarwana n'intare, akarwana n'idubu bigakunda. Ayo mateka rero ingabo za Sawuli ntayo bari bafite. Haleluya. Humura, Imana izakuremera ibintu uzajya urebaho ukavuga uti Imana wowe wakoze biriya n'ibi nabyo uzabikora. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Nyababwira ubuhamya bw'ukuntu nigeze kubura akazi. Iyo umuntu yakijijwe atangira kuba mu bantu batabarwa n'Imana, ibimenyane bitangira kutadukorera. Kandi tubisanga iyo tutarakizwa, iyo tutarajya mu ruhande rutegereza ku Mana, ibimenyane biradukorera. None kubera ko Imana ibishaka kutwigisha kuyihanga amaso, twakizwa, ni ukuri ibimenyane byagajyaga bikora bikanga gukora. Icyo gihe naburaga akazi, twari tukiziranye n'abantu bakomeye pe. Ba bantu ubundi iyo uhuye nabo uvuga uti mva birakemutse. Ariko kuko nari maze gukizwa, bantu b'Imana, shaka akazi, kandi ubundi ako kazi nikajya kabura. Akazi k'abanasi ubundi kajya kabura. Ariko hari igihe Imana ifunga kugira ngo yige kuyireba, akazi ndakabura. Kuko twe twarigeze gutunga amamodoka, nari mfite perimi, njya mbibabwira. Shaka nako ubushoferi ndakabura. Imana ijya yiyaranje ibintu sinzi uko bigenda. Ariko uko bigenda ni nako igiye kubivangura utamenya ukuntu ibivanguye. Haleluya. Mushahara wa mbere naje gukorera wari 90,000. Kuri bamwe muri twebwe hano ni menshi, ku bandi ni make. Amafaranga buriya nyine ameze nk'amaraso wa mugari. Haleluya. Twese turayagira ku gipimo kitangana. Umwe ashobora kuba afite 100, undi afite amamiliyoni. Iyo 90 nyitangira kuyihembwa yasaga nkaho ari nyinshi, ariko kubera ubuzima nari mvuyemo bwari hejuru kwikubita hasi, urumva ntiyakwirwaga. Amahirwe ku kazi baradutwaraga, ntago narindaga kwishyura transport. Andi mahirwe ku kazi twambaraga uniforme tukava mu rugo tuzambaye, simbura umwenda wo kuzahera ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Abandi bantu b'abasirimu twakoranaga bakajya baza bitotomba ibijipo by'ubururu n'ibi bishati by'umweru, umva byasaga nk'iby'abanyeshuri. Nkaza ndyohe nkavuga n'Imana uzi ibintu, kunshyira ahantu batazakenera umwenda kuko imyenda yashize, kunshyira ahantu batazishyura bisi kuko bitavamo. Haleluya. None 90,000 kubw'ubuntu bw'Imana nshobora kubiguha, nshobora no kubirya umunsi umwe, dushobora kubihama umunsi umwe. Imana yacu ifite n'ibifatika, ifite n'iby'umwuka. Haleluya. Amafaranga asaba Imana uyu munsi ntabwo ari ibyo kurya, nayo kubaka insengero. Izakuremera ikintu gituma uvuga ngo Mana we wakoze ibi n'ibi nabyo uzabikora. Haleluya. Mvuze ku bukene, ariko wagira n'ibindi bifite andi masura n'andi mabara, ariko Imana ishobora byose. Haleluya. Ukene nkunda kubuvuga kuko ndabwanga, ni bubi, buraryana, buragatsindwa n'Uwiteka. Ni bubi, bukwambura agaciro ukasigara wumva nta kintu uzi gukora, bukwambura dignité. Ubundi umuntu wese
agira agaciro ke. Wa mugani w'Abanyarwanda ngo no kwihesha agaciro. Umuntu wese burya ni ukubahwa ku kigero cye n'igipimo cye, burya umuntu wese ni uwo kubahwa. Ariko ubukene bwa cyane butuma wihisha abantu. Imiryango yaba yateranye ukumva ntushaka kujyayo. Wabona abakobwa b'ikigero cyawe, navuga ubukene ariko n'ibindi byatinze gusubizwa, n'abandi basore b'ikigero, n'abandi bantu mwagahagararanye, wowe ugaca ukumva ntushaka no guhura nabo. Hanyuma iyo byakemutse cyangwa bitangiye gukemuka, agaciro karagaruka. Ntabwo Imana irwanya mwe n'ibyo bintu. Haleluya. Agaciro karagaruka, nawe ugahagararana n'abandi, ugatanga igitekerezo, ukavuga. Kado Yesu icyubahiro. Haleluya. Ni umutunzi w'imbabazi, ni umugizi wa neza, hazakugirira neza. Bitinde bitebuke, wowe ugume aho ari. Imbaraga zigusunika zigukura mu nzu y'Imana, ntukazemere. Hari igihe umuntu ahunga akavuga ati mu rusengero dore igihe nahereye, dore se ubundi none ijwi rikamushuka ngo ahunge inzu y'Imana. Ariko nta butayu bubi nko kuba kure y'Imana. Icyambere iyo uje urongera ugatangira. Ikintu cyari gukoreka mu mwaka umwe ukongera ugatangira. Ikindi ni twige kwibwirira Imana. Gusengana n'abandi ni byiza ariko ntibihagije. Dusengane n'abandi tubigire uko basenga, ariko gira umwanya wo kuvugana n'Imana yawe. Amen. Imana izakugirira neza. Haleluya. Mfite amagambo menshi yo kwigaho. Reka twige, turagerageza, ibyo tutarangiza tuzabikomeza ubutaha. Amen. Ningiye kubaza ngo isura yizeye nubwo utabyizera. Hari ibintu byinshi ntigeze nizera kandi ntibyabujije Imana kubikora. Kuko hari igihe umuntu ageramo akajya aburana n'Imana, ndetse ubwoba bw'ibihe bukaba bwinshi. Kabwiretse ubundi ko uko wemeye cyagiye ko bansohora mu nzu, ubu nabwirwa n'ikindi kutari bwemere n'ibindi bisa nk'ibi. Ariko ntibizabuza Imana kutugirira neza. Haleluya. Amen. Ejo twari turimo tuvuga ko iyo dusenga iri kumwe natwe, ibyo dukomeza kuvuga. Haleluya. Uwo dusenga ari kumwe natwe. Ariko uyu munsi turibaza ikibazo nk'icyo Gidewoni yabajije. Gidewoni mu Bacamanza ibice 6:13, Bibiliya iravuga turutse hejuru ngo marayika w'Uwiteka yaraje aza kumureba. Aricara aramureba ko yasekuriraga mu muvure, arangije aramuvugisha. Amubwira ibintu bitajyanye n'uko ameze. Aramubwira ngo wa munyembaraga we w'intwari, Uwiteka ari kumwe nawe. Hanyuma Gidewoni nawe aramubwira kuri no murongo wa 13 ngo mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, kuki ibi ngibi bitubaho? Ikindi imirimo twumvanye basogokuruza iri hehe? Niba uvuga ko Uwiteka ari kumwe nawe, urumva ikibazo cya Gidewoni kitari gifite ishingiro? Cyari gifite ishingiro. Niba Uwiteka avuga ko ari kumwe natwe, yamubonye ko ari marayika w'Uwiteka, yamubonye mu cyubahiro cyinshi, yanamwise mutware, aramwubashye pe, ambwiye ngo mutware, niba Uwiteka avuga ko ari kumwe natwe, kuki ibi bitubaho? Abamidiyani bari babamereye nabi, bo barahingaga, Abamidiyani bagasarura. Ntibasarure gusa, bagasiga bakandigiye imirima, babasuzuguye, babakubye na zero, bakabarusha imbaraga. Gidewoni yari ari mu gihe gisa nk'icyo ngicyo. Mutware, niba Uwiteka ari kumwe natwe, kuki ibi bitubaho? Kandi imirimo twumva basogokuruza bavuze yuko wabavanye muri Egiputa, yuko byagenze gute, uyu munsi iri hehe? Haleluya. Natwe rero turimo turibaza ngo kuwo dusenga ari kumwe natwe, kuki tugira ubuzima busa gutya, kuki bimeze gutya? Amen. Ngiye kuvuga utuntu dukeya dutatu twadufasha kugira ngo imyuka yacu igira imbaraga, ibe hejuru y'ibihe. Haleluya. Kubera ko twese abizeye Kristo twamwizeye kuko Umwuka Wera yamuvuze, yavugiye muri twebwe. Ngo nta muntu ushobora kuvuga ko Kristo ari umwana w'Imana atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Haleluya. Twese abizera dufite igipimo cy'umwuka muri twe, ariko twibwije ukuri imbaraga zacu z'ubumana zikorera muri twe ntabwo zingana. Turavuga rero ibintu byatuma tuva mu ntege nkeya tukigira imbere tukateraho akandi gatambwe. Kandi ndabikubwira nanjye byimbwira, utagira ngo ngewe narabirangije. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Bimwe mu bintu bituma umwuka w'umuntu ugira imbaraga, koko Imana iri muri we igatangira kugaragara. Haleluya.
nicyo tuvuga ngo ni ukwizera. Kwizera ntikugira ikigusimbura. Amen. Kubura kwizera rero bituma tuba dufite Imana koko, ariko ntibigaragare kwiri muri twebwe, imirimo yayo ntituyibone. Kandi nk'uko tubizi tujya tubivuga, kwizera kuzanwa no kumva, hanyuma kumva kugaheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Muyandi magambo, iyo umuntu atarumva ijambo rya Kristo, nubwo aba yitwa ko yumva, ariko burya batumva. Amen. Haleluya. Reka dusome muri Mariko 16 murongo 14 kugeza kuri 20. Haleluya. Mariko 16:14 turaza kumanuka tugeze kuri 20. Ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya, uwo ni Yesu, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Yesu ajya gupfa yari arabibabwira ko azapfa akazuka, ariko ni ukuri imitima yabo n'ubwenge bwabo ntago byabishyikiriye. Ahangaha rero Yesu aje ngo asanga barimo bararya ba 11, ngo abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo. Kubera iki? Kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Yesu yagiye yereka abigishwa mu buryo butandukanye, bakaza bakabibwira abandi, ariko bakananirwa kubyemera. Akavuga ati ibyo bintu ntibishoboka, twaramubonye bamwica, twaramubonye, ibyo bintu biragoye. Imana itugirira ubuntu. Ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose, 15, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Amaze kubagayamo kuko batizeye, imitima yabo yanangiwe, bakananirwa kumva ibyo ababonye Yesu bababwiye, ariko aje kubaha umurimo munini utoroshye, nawe uzahagararwamo gusa n'abantu bemera kwizera. Haleluya. Tekereza aba bantu 11, tekereza aba bantu badafite imbaraga, tekereza aba bantu n'ibyo yababwiye bananiwe kubyemera, ariko aje kubabwira ibindi bintu. Uru rugendo rw'agakiza rushoboka gusa iyo turimo tugenda twiga kwizera umunsi ku munsi. Haleluya. Kwizera Imana bisa nk'ibigoye. Ni nkaho umuntu yakubwira ati icara hano, dore hari intebe hano, hari intebe muhareba, hari intebe hari abantu bakora siporo bashobora kwicara bakamanuka nko gutya, akamera nk'uwicaye ku ntebe akamara umwanya, yewe nyine sinagerayo. Haleluya. Kwizera rero hari igihe byenda gusa nk'ibyo, Imana ikabwira ngo icara, dore intebe irahari. Kavuga Imana inone siriye ko ntayirebesha amaso, kuko kwizera n'ibyako ni ukuri ntibirebeshwa amaso, ariko iyo ari Imana ibivuze. Haleluya. Tugenda twitoza umunsi, niyo mpamvu dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Uko ibivuga ukavuga uti Imana, akabyibuza karinjiye. Ejo gashobora guhuhwa n'umuyaga akakongera akanyeganyega, ariko karongera ndongera nkinjizemo. Haleluya. Kuko kwizera biza gusaba kwicara ku ntebe utareba. Imana yacu tugirira ubuntu. Yesu natinye kubabwira imirimo ikomeye basabwa gukora, ariko izakorwa ari uko bamwizeye. Ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, hanyuma uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Mu kubura kwizera kwabo bashoboraga kwanga uyu murimo wo kujya kuvuga ubutumwa bwiza, bakavuga ngo ntituzabishobora, ntibazatwumva, ntaho bizaca, abantu se bakizwa gute? Haleluya. Kwizera gusaba kugenda tutazi resulta, tutazi uko bizagenda, ariko wabivuze ubwo ari wo kwizerwa kandi abizi, nkavuga ngo misemo ko kwizera. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kuko ubutumwa bwiza butabwirijwe abantu ntibazakizwa. Ese urimo urakura mu kwizera Imana? Ni ibiki tuburanamo n'Imana ukavuga ati nabishobora gute, byaca hehe? Mana tumundi wa mugani wa Mose. Imana ikuzamure we nanjye mu kwizera. Haleluya. Umwuka wera niwe ukuza kwizera kwacu. Kwizera kuravuka tugikizwa, kwizera kugagaburirwa, kwizera kukavomererwa, kukagenda gukura. Haleluya. Arongera aratinyuka arababwira ikintu gikomeye natwe tubwira uyu munsi, ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera, bizagumana n'abandi. Umurongo wa 17. Ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Yesu ni mwiza. Arimo arabwira abantu bananiwe no kwemera kuzuka kwe. Arimo arabwira abantu imitima inangiwe. Arimo arabwira abantu
byaranze, ariko ntatinya kongera kubaho undi murimo ukomeye no kubabwira ibintu bikomeye nk'uko we nanjye atinyuka akabitubwira. Ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibintu byabwiwe bande? Nawe urimo? Nanjye ndimo. Haleluya. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: ninde wizera ko afite imbaraga za kwirukana abadayimoni? Turi hano, turahari. Kadesi ikiwahiro. Haleluya. Byemerere byibuza bifata akanya gato mu mutima wawe. Ejo haziyongera kandi, ejo haziyongera kandi, ariko byemerere kuko byabwiwe twebwe. Ariko ubwoba no kubura kwizera, uravuga uti reka ibi bigomba kuba hari abantu byagenewe. Ariko Bibiliya yabivuze ipresiza, iravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera. Bizagumana nabo, si iby'igihe gito. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Haleluya. Ibi ni ibimenyetso bizaguherekeza wowe nanjye, bizagumana natwe. Ariko iyo tugiye kurambika ikiganza ku murwayi aravuga ati none asengeje yarapfuye. Cyangwa ugasenga wicisha hirya no hino ariko wanga kumukoraho. Mana, twongerere kwizera uyu mugoroba, tuzamure mu kwizera kugira ngo imirimo yawe ikoreke, kuko ubwami bwawe si ubw'amagambo n'ubw'imbaraga. Haleluya. Mwuka wera tubiridinge mu kwizera kwacu, atuzamure, kuko ibi byabwirwaga abantu b'intege nkeya nkatwe. Baje kuzura imbaraga, byose birakorwa nk'uko byari byanditse. Ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo, ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka baremeye. Kwizera iyo utangiye kukwakira wemera gutera intambwe, nubwo yaba ari intambwe yo gushidikanya, ariko kwizera ntikugumisha umuntu hamwe. Ngo abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo. Ku murongo wa 19 mwahumvise ngo nuko umwami Yesu avugana nabo, ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bw'Imana. Yagiye ariko kandi ari kumwe nabo. Haleluya. Imana iri kumwe natwe. Amen. Ngo abo barasohoka bigisha bose, umwami Yesu ari kumwe nabo. Yari ari kumwe nabo biciye mu mwuka wera. Ngo umwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Haleluya. Amaze kubabwira ko hari ibimenyetso bizagumana n'abizera: bazirukana abadayimoni, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, niba nk'uburozi batabizi batezwe ntacyo buzabatwara. Icyamu uyu mugoroba ugatinyuka amarozi y'uburyo bwose. Haleluya. Sinkubwira ngo genda uyanywe, ibyo byaba ari ukwiyahura, ariko iyo bagutega ibyo uzi n'ibyo utazi. Haleluya. Haleluya. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Amen. Barasohotse bemera kujya kubikora batazi niba bizakora. Ngo ariko Yesu yari kumwe nabo, abafasha. Ntibamurebeshaga amaso, ariko imirimo yakorekaga yabahamirizaga ko Yesu ari kumwe nabo. Ngo abafasha, akomeresha ijambo rye n'ibimenyetso byagendaga naryo. Hari ibimenyetso byakorekaga bemeye kuvuga bwa butumwa bwiza. Haleluya. Iki cyago cyo kutizera ubuzima bw'umwuka dusoma muri Bibiliya cyabaye cyinshi mu itorero ry'Imana. Dusoma Bibiliya rimwe na rimwe tugafata imirongo mu mutwe, ariko ubuzima bw'umwuka busohoka muri Bibiliya ntitubwakire. Hari ubuzima bw'umwuka biri dusaba kubamo, bukaboraho bukirwa mu mitima yacu. Kavuga uti ubuse nanjye koko nimubabwirwa ko bakwirukana abadayimoni, ubuse nanjye koko nimubabwirwa ko barambika ibiganza ku barwayi bagakira, ubuse nanjye nimubabwirwa izi mpano zo kuvuga mu ndimi no kuzisobanura, ubuse nanjye koko ndimo. Reka icyo Bibiliya ivuga cye kutubera inyuguti. Haleluya. Twakira ubuzima bwo mu mwuka buri muri iri jambo. Ibyo usoma byabwiwe abizera, umwuka wera gushoboze kubyakira, wumve ko ari ibyawe. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Ntitwizera byinshi mu by'Imana idusaba gukora. Urugamba no kubura no gushidikanya bijya biba byinshi. Sinzi wowe, hari iminsi nari nzi ko ufite kwizera kandi kwinshi. Haleluya. Nkumva narakataje, nateye intambwe. Mwibuke ko kwizera gukura.
ni koko hari ibintu tumenyanaho n'Imana ukavuga tumva ibi niyo nibi yabikora nibi yabikora, ariko hakagira ahantu tugera tukahagwingirira ukuntu samuhawe. Nuko nsenga mu masengesho yanjye asanzwe, Imana imbwira ibintu biryoshye bibiri byiza pe, ariko irazirangaya kwizera. Biryoshye yambwira ashaka kubikubwira nibisanzwe bisanzwe muri Bibiliya, ariko yongeye kubibwirwa biba biryoshye. Irambwira ngo Rutansi urakundwa, apana gukundwa n'abantu nabyo ni byiza, Imana irakakomeza ibimi, ariko urakundwa n'ijuru. Noneho nkavuga uburyo umuntu avugana n'Imana ye buratandukanye. Hari ubwo umuntu yavuga, hari n'ubwo atavuga kuko butakwirwa mu matwi. Haleluya. Ariko Rutansi urabizi kukundwa kandi ukundwa cyane. Ndavuga ngo ndabizi. Oya ntago ubizi nk'ugipimo biriho. Numva biraryoshye. Haleluya. Ambwira kandi ko Imana inyuzwa nuko nagambiriye mu mutima wanjye ko nta kintu kizica umubano wanjye n'Imana. Haleluya. Nako nikaryoshye, kararyoshye. Bizakomera byaba bibi, nta kintu kizica umubano wanjye. Mu yandi magambo sinzamuhemukira. Izo ngamba ndazifite. Ubuzi ko zifite, ariko burya n'ijuru riyo ryarabimenye. Hanyuma rero icya gatatu barangaye. Turakugaye ikintu kimwe. Ntiwizera Imana mu bintu byose. Ni nkuko wavuze uti come on, ko nari nzi ko nagerageje. Ayiwe data we, ubu rero natangiye urugendo rwo kwiga kwizera. Umwuka wera rumfashemo kandi azamfasha. Sinizera Imana mu bintu byose. Burya kwizera kwangiye kuba kuvanze n'imibare na logique n'ibishoboka. Ya. Haleluya. Njyewe nawe kugira ngo Imana iri muri twebwe bigaragare ko ihari, Imana idukuze twe kubura kwizera. Haleluya. Muribuka marayika Yesu abwira Gideoni ngo nagende nk'uko imbaraga ze ziri. Ntazo yari afite mu bigaragara, ariko se Gideoni Imana yaramukoresheje ubwoko bwabo burakira. Yego yaramukoresheje kuko yemeye. Nubwo yasabye ibimenyetso agasaba, ariko yaremeye byibuza aragenda. Iteka Imana izakorana no kuhaguruka kwawe, no kugenda kwawe, no kuyemerera kwawe. Uko tutayemerera niko duhera ahantu. Kayibwira uti oya Mana ibyo sinabitinyuka, abantu bazavuga iki, bizagenda bite? Nukwigerezaho yewe tukarwana n'ibyo abantu bazavuga. Umwuka wera muri iminsi turimo dusenga azamure kwizera kwawe n'ukwanjye. Haleluya. Kuko iyi mirimo ni iyacu, izi mpano ni izacu, gukoreshwa n'Imana ni ukwacu. Iki ni igihe cyacu. Paulo ntawe uhari, Daniel ntawe uhari, Petero ntawe uhari, ni wowe nanjye. Kandi Imana irifuza kwihesha icyubahiro iciye mu bantu bayifitiye inyota. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Gutaka kose gusa no gusenga siko kose kuzanwa no kwizera, hari no kuzanwa no gushidikanya. Mose ageze imbere y'inyanja itukura mu bice 14 byo kuva ku murongo wa 15, murabizi cyakora yakoze ubutwari bumwe bw'abayobozi bakwiriye gukora. Yahindukiriye ubwoko arababwira ngo abanyegiputa muri mubure uyu munsi ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ariko bivugaga biri ku munwa bitari mu mutima, uraza kubibona ko bitari mu mutima. Ntimuzongera kubabona ukundi, Imana iri bubarwanire namwe mwicecekere. Ikitwereka ko bivugaga biri ku munwa bitari ku mutima nuko sinzi niba yarahindukira Imana ho nta detaye batanze, ariko tubona Imana imubwira ngo ni iki kiguteye kuntakira. Mu yandi magambo arimo arataka atizeye ko ibyo amaze kuvuga bizagira gute, bizakoreka. Ni iki kiguteye kuntakira Mose we? Rambura inkoni ku mazi, amazi acikamo kabiri mwambuke. Ni iki kiguteye kuntakira? Turasaba Imana ngo ituzamurire kwizera, gutaka kwacu kwe kuva mu kutizera ahubwo kuve mu kwizera Imana. Haleluya. Mose arataka, ariko aratakira Imana atayizeye, kuko yataka yizeye Imana, Imana ntiyari kumubwira ngo ni iki kiguteye kuntakira. Wenda yari kubabwira Imana ati Imana tugiye kubigenza gute, ese ndashyiraho inkoni, ese ndavuga. Yari kuba arimo kugisha Imana inama, ariko Imana yaramubwiye. Ntabwo ijwi rya Mose ataka turyumva, ntabwo baryanditse, ariko Imana yabwiye ngo Mose we, ni iki kiguteye kuntakira? Mukomeze urugendo mugende. Haleluya. Gutaka kwawe no gusenga kwawe kw'iyi minsi, umwuka wera asengere muri wowe, asengere muri njyewe. Dutake ariko dufite kwizera, tumubwira ngo Mana wabikora, Mana urabishoboye. Maze kubibwira ubwoko kuzaca inyanja itukuramo kabiri, ariko ndabizi n'ubundi kuri bubikore mu buryo bwawe. Haleluya. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu birashoboka. Kwizera kudusunikira mu yindi ntambwe nise kumvira kuzuye.
kumvira kuzuye twakoresha n'izindi ndimi, ariko ndashaka kubigereranya na total dependence, kugengwa na y'ijana ku ijana. Bimeze nk'uko yambwira ati ryama hano udashyize amaguru hasi ndagufata. Ibyo bintu murumva bishoboka na? Kumvira kuzuye rero kwenda gusa gutyo ni ukudepanda ku Mana ijana ku ijana. Haleluya. Abantu bafite ubumuga bw'amaguru ntashobora guhaguruka adafashe ku mbago, siko bimeze. Imbago niyo maguru ye, kandi azirekuye yatemba, ariko iyo azifite arakomera. Rero kumvira Imana kuzuye kumeze nko kwishingikiriza kuri yo, nayihagurukiyeho ntibizakunda. Haleluya. Ariko kandi nizeye imbaraga ziri mu mbago, niba mfite ubumuga bw'amaguru nizeye ko bayikoze ikomeye iri mu cyuma ku buryo ninyihagurukiraho bikunda. Haleluya. Hari igihe kumvira tugira ngo nuko yakubwiye ngo terura kano ugashyira aha bikarangira, ariko ni ukuyishingikirizaho ijana ku ijana. Haleluya. Kumvira Imana ntago twakumva urugero bidushyira hejuru mu mwuka, bishyira hejuru umuntu mu mwuka ku rwego rutangaje. Haleluya. Ijuru rikabimenya, ariko n'ikuzimu bakabimenya. Kaduhese icyubahiro. Haleluya. Kumvira Imana mu gato mu kanini, kwishingikiriza ku Mana. Ingabo z'umwijima zirabimenya zikanavuga ngo uyu we yirekuriye mu Mana ntako twamugira. Ariko no mu ijuru bakaryoherwa, kuko Imana iteka itangazwa n'uburyo yifuza kudufata. Ukayibwira uti Imana ninjye uzi kwifata neza, ariko burya kukurusha, burya amaboko yawe niyizewe. Haleluya. Kumvira Imana bizamura umwuka wacu, bikadushyira hejuru ku rwego rutangaje. Umuntu witoza kumvira Imana buri munsi burya ntitureshya. Abana b'Imana twese Kristo yatumeneye amaraso, aradukunda, imigambi ye ni myiza ku buzima bwacu, ariko mu buryo bwo mu mwuka umuntu umaze iminsi yitoza kumvira Imana ntago bitandukanye cyane no kwizera. Umaze iminsi yitoza kudepanda kuri yo, mu mwuka abadusumbije intambwe. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Amen. Matayo 28:16 kugeza kuri 20. Matayo 28:16 kugeza kuri 20. Ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi bihitiyemo. Nta muntu ufite Bibiliya muri iyi nzu? Haleluya. Matayo 28 kuva kuri 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Ntago bahisemo aho bashaka bavuga tumva twe turabikora gutya azadusange naha. No, Yesu yari afite ibyo yavuze, hanyuma barabyumvira. Haleluya. Ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure mwebwe muhindure. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Imana ikorera muri twe iyo twayumviye, hakaza impinduka ubundi zitari z'ubumuntu. Nta muntu wahindura undi, mutima w'umuntu uragoye. Haleluya. Ariko nibumvira, nibemera guhagarara ubuzima bwabo bakabwemerera kubushyira ku by'Imana ivuga n'ibyo ishaka, Imana izabakoresha kuzana impinduka mu isi. Haleluya. Bazaba abantu b'ibihangange mu buryo bwo mu mwuka. Ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha. Haleluya. Kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iby'Imana itubwira n'iby'Imana itwigisha ntago ari ibyo gufata uko umuntu yiboneye. Haleluya. Kugira ngo babe abigishwa, kugira ngo nabo Imana ibakoreshe guhindura, bafashe ibyo Yesu yababwiye babikora nk'uko yabibabwiye, none bahaye umurimo wo kugenda nabo bakabyigisha abandi. Haleluya. Mubigisha kwitondera, kubifata oseriye. Haleluya. Kwitondera ibyo nababwiye byose, ntacyo gutabwa mu by'Imana ivuga, ntacyo gutabwa mu by'Imana idusaba. Haleluya.
ngo kwitondera ibyo nababwiye byose, ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Kumvira kuzuye n'ukwitondera byose wamaze kumenya. Yesu ashimwe cyane. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ntabwo azagusaba kwitondera ibyo utaramenya, ariko ibyo wamaze kumenya yifuza ko wabifata nk'iby'igiciro. Haleluya. Kuko bizagushyirisha hejuru mu mwuka usumba imitego yose ya Satani. Haleluya. Umwuka wawe uzaba muzima, uzagira ubuzima, uzagira imbaraga. Imbaraga z'Imana zagaragarira muri wowe kuko witondeye iby'Imana yakubwiye. Kumvira kuzuye. Uyu munsi Umwuka Wera gushoboze wowe nanjye gufata icyemezo cyo kutazongera kumanuka mu kumvira. Hari ibyo twishe n'ibyo twasenye, n'ibyo twakoze nabi, n'ibyo twakoze uko dushaka, ariko reka uyu munsi tubere umunsi w'impinduka. Tugambire mu mitima yacu uvuga uti Mwami, ndifuza kukumvira muri byose wambwiye. Haleluya. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Abantu bitoza kwitondera iby'Imana ivuga no kubibamo no kubikora no kubyizera, hazagenda hagaragara impinduka ku buzima bwabo. Iyi Imana iri kumwe nabo izagaragara. Haleluya. Yesu n'urugero rwacu rushyitse rwo kumvira. Mwumva uko yavuze mu Baheburayo 10:7 kugeza ku 9. Abaheburayo 10:7 kugeza ku 9. Abaheburayo 10:7 kugeza ku 9. Ngo mpera ko ndavuga nti, ngo ni Yesu, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Empuesetu. Mu yandi magambo, nta byanjye bitandukanye n'ibyawe, nta gahunda zanjye, nta plani zanjye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Isengesho ryacu uyu mugoroba tubwira Imana ngo Mana, imyaka nsigaje kubaho ndifuza gukora ibyo ushaka. Plani zanjye zimirwe n'izawe, imigambi yanjye yivange mu yawe, maze mbereho gukora ibyo ushaka. Haleluya. Ngo amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Iyo tuvuze ibitambo n'amaturo by'iki gihe, twabigereranya n'amafaranga dutanga, twabigereranya n'imirimo dukora mu nzu y'Imana, twabigereranya n'ibyo byose. Ariko aha ngaha havuze ko bidafite agaciro kangana no kumvira Imana. Ngo amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Mwuka Wera akuremere kwizera ko imyaka usigaje ushobora gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Wibuke ko atari kubw'imbaraga zawe, ariko gira icyo cyifuzo, hanyuma Umwuka Wera gushoboze, unizere ko yagushoboza bigakunda. Haleluya. Abantu benshi muri kubura kwizera harimo no kunanirwa kwizera ibyo Imana yakorera muri twebwe. Noneho imipangu yacu ikagarukira kuri discipline yacu n'ubushobozi bwacu. Reka nkubwira ko Umwuka Wera yabikora neza kuruta imigambi yose wishyiriyeho. Umwuka Wera yasengera muri wowe, Umwuka Wera yazindukira muri wowe ukazinduka bigakunda. Umwuka Wera yagushoboza kwiyiriza ujye ubigambira ntibikunde. Umwuka Wera yaguteza inyota yo kuba mu ijambo ry'Imana. Umwuka Wera yaguha imbaraga zitsinda icyaha bigakunda, ariko wongera ubyizere, wizere kwishingikiriza kuri we. Haleluya. Amen. Yesu niwe rugero rushyitse rwo kumvira, nicyo cyamuzanye. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Nta na kimwe nkora kereka ibyo nabonanye Data. Amen. Mu gitabo cya mbere cya Samweli 15:22, murabizi Samweli yavuganye n'umwami Sawuli. Sawuli Imana yari yamusabye ibyo akora, uko ari burimbure amatungo yose n'abamareki, ngira ngo kubamaraho kubera ibyo bari barakora ubwoko bw'Imana. Ariko arangije akora yemera bimwe, ibindi arahindura. Ngo afata inka zibyibushye, aravuga ati tuzagira ibitambo, akiza umwami wabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hanyuma Samweli amugezeho ku murongo 22 mu gice cya 15, aramubwira ngo ese urabizi ko kumvira kuruta ibitambo? Mwuka Wera anyigishanye nawe kumvira, kugira ngo iyi Mana Gidewoni yabazaga ngo ese Mana, niba
uri kumwe natwe. Kuki ibi bitubaho? Niki gituma imirimo twumvaga tutakiyumva, imirimo twumvanye basogokuruza kuki itagaragara? Kuki abanzi bacu baturusha amaboko? Mwibuke ko cyatumaga Imana itagaragara icyo gihe nuko bari baranze kumvira Imana. Ibyo Imana yababuzaga nibyo bakoraga. Kumvira kuzashyira imyuka yacu hejuru, kumvira kuzatuma Imana igaragara muri twebwe, kandi kumvira Mwuka Wera azagukorera muri twebwe. Wizere ko Mwuka Wera yaguha ubuzima bwumvira mu myaka yose usigaje kubaho. Haleluya. Kumvira kujya gutera Imana gukora indahiro y'umwihariko ku buzima bw'umuntu. Haleluya. Murabizi yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe, ndirahiye. Haleluya. Ngo ubundi umuntu arahira umurusha amaboko n'umurusha imbaraga, ariko Imana ubwayo irirahira, iravuga ngo ubwo ugenje utyo. Mwibuka ko ni Imana yaramusabye gutanga umwana. Ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe, ndirahiye no kuguha umugisha, nzaguha umugisha. Haleluya. Kumvira kuzadusumbisha abo tugendana, kumvira kuzazana itandukaniro mu isi yo mu mwuka. Inyuma tuzaba dusa, ariko mu isi yo mu mwuka ntituzaba dusa. Tuzaba dufite umwihariko. Mwuka Wera, ngwino ushoboze kumvira Imana mu myaka yose nsigaje. Haleluya. Hanyuma Imana igiye yirahira, ivuge ngo no kuguha umugisha, nzaguha umugisha. Ubu ugenje utyo ntiwange gukora ibyo nagusabye, nubwo bitakwirwaga mu bwenge, nubwo bisa nk'ibidatanga inyungu, ariko ugahitamo kunyumvira, ukantegereza, ukanyizera. Haleluya. Ubu hari abantu tugendana ariko bafite indahiro z'Imana ku buzima bwabo. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. N'uyu mugoroba yakwirahira hejuru ubuzima bwabo. Abo bantu rero nubwo wabimisha umugisha akajana, ntabwo wabashobora, ntiwabakingirana ngo bakingiranike. Haleluya. Nende umukubwira ngo Yesu niwe kigero cyo kumvira cyuzuye. Haleluya. Mu Filipi 2:8 aravuga ngo Yesu yicishe bugufi araganduka. Mu yandi magambo arumvira ngo kugeza ku rupfu, ndetse ku rupfu rwo ku musaraba, si urupfu rusanzwe, ariko yarumviye bimusunikira no mu rupfu, urupfu rugoye, urupfu rwo ku musaraba, ariko arakomeza arumvira. Twamurebaho natwe tukabishobora. Haleluya. Kumvira bisaba guca bugufi, kuko na rimwe na rimwe biba binyuranye na logique zanjye, biba binyuranye n'ubwenge bwanjye, biba binyuranye n'ibyo mbona bigendanye n'igihagararo cyanjye cyangwa n'icyubahiro cyanjye cyangwa cyabo. Kumvira bisaba guca bugufi. Bibiliya y'Igifaransa aravuga ngo il s'est humilié, niwe yicishe bugufi, il s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, ageza ku rupfu, yicishije bugufi. Umwuka Wera abitwigishe, abikorere muri twe, kuko iteka iby'Imana ivuga hari igihe bizaba binyuranye n'ibyo wowe wumva n'ibyo ngewe numva, ariko wongere wizere ko Umwuka Wera yabikorera muri wowe bigakunda. Haleluya. Hanyuma mu rugendo n'iminsi dufite ku isi, Imana izasiga ibipimo, ibintu bimeze nka tesiteri. Tesiteri niba nabivuze neza, ari ikintu bakoza mu muriro wa purize bakamenya ko harimo umuriro. Imana rero izasiga ibintu nk'ibyo mu nzira, mu rugendo rwawe no mu rugendo rwanjye. Hanyuma yitegereze irebe uko uri bubyitwaremo, ngo kugira ngo irebe niba wayumvira cyangwa utayumvira. Haleluya. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo nemeye ko bamariye imyaka bagenda mu butayu kugira ngo ndebe. Wagira ngo Imana ntibizi biri mu mitima yacu, ariko nagira ngo ndebe ko bakomeza kumvira amategeko yanjye cyangwa batayumvira. Mu rugendo rero dufite, Imana izasiga mwene ibyo bipimo, hanyuma ihagarare hirengeye irebe uko ndi bubyitwaremo, irebe niba nakomeza kuyumvira cyangwa ntayumvira. Izabikora mu bintu bisa n'ibinini, izabikora no mu tuntu duto. Haleluya. Mu 16:4 Imana yari yarabahaye manu ko zizajya zigwa buri munsi kugeza ku wa gatanu, hanyuma ku wa gatanu bagafata iby'iminsi 2. Nuhasoma haravuga ngo nabigenje ntyo kugira ngo ndebe ko banyumvira cyangwa batanyumvira. Ntabwo Imana yari inaniwe kongera kugusha manu no ku wa gatandatu ku isabato, ariko Imana ngo yabigenje ityo irebe nakantu koroheje. Ubundi ko Imana yaguye ati ku wa gatanu aba ari bwo ngibonye utora iby'iminsi 2, murumva ubundi bigoye, ariko umutima w'umuntu we
nkuko tujya tuvuga ngo ntago ku cyumweru nakinga ngo njye gusenga. Ubu se abakiriya, ubu se bizagenda bite, ubu se ninkuraho telefone abantu bakambura, ibiraka bikancika. Ayiwe, harabazifunguye umwaka wose ariko ibiraka ntibize. Biterwa n'impamvu igutera gukora ikintu. Niba atari ubuswa no kujijwa no kunanirwa gukora, hakabaho iminsi yo gukora, hakabaho n'iminsi yo gutambira Imana ngo nze nayimbwira ibyayo, impumugisha ime n'imbaraga, yigishe kuyubaha. Haleluya. Mutore ibyo kurya kuwa mbere, ntimutore iby'iminsi ibiri. Ariko basohotse muzi uko byagenze, ngo bahise batora byinshi bararunda. Kandi yari yabwiye ngo buri muntu ajyane ikigero kijyanye n'umuryango we. Batoye byinshi bukiye mu gitondo basanga byaguye inyo. Ni igipimo cyoroheje. Ariko kuwa gatanu babitora, umunsi ubanziriza isabato babitora ntibibore. Imana rero izasiga ibimeze nk'ibipimo binini n'ibito. Icyakora ibitoya bihabwa abashoboye ibinini. Amen. Niba n'ibinini byo kuyumvira bisanzwe by'ibyaha n'isi ziko byitwa ibyaha, byibuze utararizwa nuko bibamo, byibuze bitaragutera n'agahinda, byibuze ngo ugire n'ingamba uvuga uti Mana simbishaka nubwo mbiguyemo, byibuze niba uwo murimo utari wowe, muzinjirana muri detaye zo gutora kuwa mbere no kuwa kabiri, muzazigeramo kuwa kangahe. Kandi detaye zo dutoya ziryoha cyane kuruta ibinini mbabwire. Nta kintu kiryoshye nk'Imana kugusanga by'umwihariko ikakongorera ibintu itabwira abantu muri rusange. Muri rusange Imana iravuga ngo ntugasambane, muri rusange iravuga ngo ntukibe, muri rusange iravuga ngo ntukangane, muri rusange iravuga ngo jya usenga, muri rusange iravuga ngo jya utura, muri rusange iravuga ngo jya utanga ibya 10. Ibyo ni ibya rusange. Ariko nta kintu kiryoshye nko gusangwa n'Imana ikakubwira ibintu by'umwihariko ku giti cyawe. Ariko bibwirwa bande? Byibuze barimo bitoza bakarangiza uyu murimo wa rusange, bavuga ngo uyu urarangiye kubw'imbaraga z'Imana. Ibi twarabirangije. Reka twigirane n'Imana imbere itubwire ibyacu by'umuntu ku giti cye, bizakuryohera. Imana nitangira kukubwira muri detaye, ikakubwira iti mwana wanjye uyu munsi nta rugendo ruhari, mwana wanjye uyu munsi sengera iki, mwana wanjye uyu munsi vuga iki, mwana wanjye uyu munsi bigenza utya. Bizakuryohera nimwinjirana n'Imana muri detaye. Haleluya. Kandi n'Imana itarobanura ku butoni izabidukorera. Haleluya. Mumemvuga naka kanyuma, sibyo? Niba ari mumpe, niba ari nihe. Haleluya. Amen. Akanyuma kazagukuza kakagusumbisha ikivunge, turakavuga karamenyerewe, ariko reka nongere nkavuge. Umwuka wera amfashe aha amatwi yawe n'ayanjye kukumva cyane gusenga mu mwuka no mu kuri. Haleluya. Iyo tuvuze ngo gusenga mu mwuka no mu kuri, ntago mu mwuka gusa ari gusenga mu ndimi, nubwo nabyo bihari kandi ari bizima. Haleluya. No gusengera mu kuri kw'ijambo ry'Imana no mu buryo busabanye n'Imana. Imana ni umwuka n'abayisenga nuko. Haleluya. Gusengera mu by'Imana ivuga, gusengera mu by'Imana ishaka. Kuko abasenga bose ntibasenga muri uko. Harimo n'abarimo gusenga ngo abantu bave mu kazi ngo bo bakajyemo. Nkaho Mana yanjye isi n'ibiyuzuye atari ibya data. Bamukureho Mana, bamukureho mbona uriya mwanya. Bigatereza umuntu umusozi, bikamanura umuntu ahandi hose tujya tuvuga. Bamukureho Mana, kuki ari we uyobora ibi, kuki ari we wicaye hariya, kuki ari we bavuga kenshi. Niyigireyo Mana nanjye mpajye. Oya nukuraho tujyaho twese harahari, kandi ntibuze ibyo yaduheramo umugisha icyarimwe. Haleluya. Isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, ntabwo igiye kuzamura ibanza kwigizayo ngo muhakwirwe. Yanzamurira aha ikakuzamurira, indi ikamuzamurira aha, twese tukazamuka kandi twese tugahabwa ibyiza. Ariko amasengesho yose aho nindiye mu kirokore nasanze yose ataba mu kuri, ataba no mu mwuka. Icyo akora nkiza mu kirokore siko nari mbizi, ariko umuntu hatinze aravuga ati ye burya nibi nabo byo barabisengera. Uriya mugore suwe apfe ngemo. Nivuganiye n'umuntu imbona nkubone, ni kera haciyemo imyaka, imbona nkubone w'umukobwa. Iyo nkubwira ngo imbona nkubone utagira ngo ni inkuru z'impimbano. Ngo yari yararose inshuro 7. Murumva iyo dushaka kubigiramo umwuzuro w'Imana tuvuga ko byaba inabirose 7. Ushobora kubirota 7 bitavuye ku Mana. Ngo nabirose 7. Kugira ngo niba ari n'ijambo rimuhugura nashaka kuvuga mpite mvuga ngo byavuye ku Mana, reka ne kwivanga.
nabirose karindwi ko ari we mugabo wanjye. Ubwo uwo mugabo yavugaga yari amaze imyaka nk'itatu akoze ubukwe. N'amatwi yanjye aravuga ngo uriya mugore azapfa, n'ubundi baracyariho ntibapfuye. Kane gukomeza detaye. Haleluya. Abasenga bose siko basenga mu kuri, siko basenga mu mwuka, siko basenga mu bushake bw'Imana. Hari bishingira ku irari. Nubwo waba wararose ko umuntu azaba umugabo wawe cyangwa umugore wawe, n'abahanuzi b'ukuri bakabikubwira, namara kurongora jya uhita uhindukira uvuga uti buriya ntihari uwanjye. Kandi abagabo beza n'abagore beza baracyahari. Haleluya. Ikintu rero kituzamura kindi mu mwuka, Imana yacu igahinduka Imana ifatika, ikintu kizazana itandukaniro nshuti z'Imana ni ugusenga. Gusenga kuzahindura ubuzima bwawe bw'umwuka kudasize ubuzima bw'umubiri. Haleluya. Umuntu ashobora kuba asenga twamureba tukabona turasa, tukabona nta tandukaniro, tukabona rimwe na rimwe ari no hanyuma yacu. Ariko reka nkubwize ukuri, imyaka izagera bizazana itandukaniro. Haleluya. Bizazana itandukaniro abasenze n'abatarasenze. Hari speed, sinzi ukuntu Imana ibigenza, ariko hari ukwihutishwa gushyirwa mu buzima bw'abasenga. Bakihuta mu mwuka, bakihuta mu by'inyuma bagenewe n'Imana, ariko hari speed iza, hazabaho itandukaniro. Haleluya. Abasenze mu kuri, abasenze mu ijambo ry'Imana, abasenze ibyifuzo biryoheye bikwiriye abana b'Imana, itandukaniro rizabaho. Gusenga kuzagushyira hejuru mu isi y'umwuka no mu isi bifatika. Isengere utangira utazi ibyo bavuga, uzageraho bimenye, ariko urema umwanya uvuga uti n'uyu mwanya wanjye ni Imana. Niba believers batanze okazi yo gusenga, ngiye kuyafatiraho. Niba biyiriza ndiyiriza, niba uyu munsi ntabishoboye ejo nzabishobora, niba bazinduka nzazinduka, ariko ngiye gusenga kuko bizagutumbagiza mu isi yo mu mwuka, bizazana itandukaniro. Haleluya. Kandi none muri iki gihe turimo kiri challenging, kigoye, aho imbaraga z'umwijima zihinyuza itorero, bera b'Imana dukwiriye gusenga. Haleluya. Ndabikubwira nanjye mbyibwira ngo twongere twigira imbere. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikwiriye gukorera muri twe, kandi dusenga zizakorera muri twe. Imana yacu izagaragara, izaseruka ntizaceceka. Bizagaragara, ibya Satani bizashyirwa ku ruhande, n'iby'Imana yacu bizagaragara. Amen. Umugabo w'Imana Paulo arimo aravuga iby'Imana yamukoresheje mu Rwanda, kandi cyabaro mu gice cya 15. Reka mbasomere ku murongo wa 18 kugeza ku 19. Ngo sinzatinyuka kugira icyo mvuga, Abaroma 15 uva kuri 18. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana. Yampaye, umva iby'Imana yamuhaye, yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye sohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Haleluya. Nitumaruka hepfo gatoya cyangwa mu bindi bice, uzabona ko Paulo yari afite ubuzima busenga. Niyo mpamvu imikorere ye na ministeri ye n'ibyo yakoreye Imana byaragutse, biramamara kandi birakora cyane. Haleluya. Sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo, ngo abanyamahanga bumvire Imana. Imana yakoresheje ubuzima bwa Paulo kugira ngo abanyamahanga bumvire Imana. Hanyuma iyo Mana yampaye amagambo y'imbaraga, yampaye n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye. Imana yamukoresheje ibitangaza bikomeye, ngo nibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye asohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mwibuke ko nawe yagiraga abamuhinyura, haro yagiraga imbaraga z'umwijima nazo zikigaragambya, ariko ibyo yakuye mu kubana n'Imana byatumye imbaraga zikorera muri we nizimukoresha zisumba iby'abakonikoni b'uburyo bwose. Haleluya. Ubuzima bwe busenga bwatumye za gereza zinyeganyega. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Reka mvuge gatoya ku buzima bw'amasengesho bwa Paulo. Yari arimo gukemura ikibazo cyari cyaragaragaye mu itorero ry'i Korinto cy'akavuyo k'impano.
ubundi impano simbi, ariko hari igihe impano zikoreshwa mu kavuyo. Mu Bikorinto ba mbere igice cya 14 ndasoma kuva kuri 14, ariko ngusabuze gusoma iki gice kandi gisome witonze udakurikiza ibyo wamaze kubwirwa gusa, kugira ngo nibyo utabwiwe ubimenye bikugirira umumaro. Haleluya. Abikorinto ba mbere 14. Hano hantu nubwo hari mu gukemura ikibazo, ariko turumvamo agace gato k'ubuzima bw'imisengere ya Pawulo dukurikije ibyo yemera n'ibyo yivugaho. Kuri 14 avuga ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana. Indi usenga? Pawulo. Haleluya. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo ubwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Iyo umuntu arimwe asenga mu ndimi, ntabwo arimwe afasha abandi, ariko we arimwe arunguka. Iyo nsengera mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi, kuko ntibumvise ibyo navuze. Ngo nuko none ngire nte, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Haleluya. Azabikora byombi. Azasenga mu mwuka, asengesha umwuka we mu ndimi zitamenyekana, yewe azaririmba no mu ndimi, kandi azasengesha n'ubwenge, avuga mu rurimi abantu babasha kumva. Nubwo yarimo akosora ikibazo cy'akavuyo kiriyo, ntabwo Pawulo arimo kubihakana. Haleluya. 16. Ngo utabikoze nawe, udakoze nka biriya yaramaze kuvuga, agashima Imana. Utabikoze nawe ugashima Imana, uyishimishije umwuka wawe wonyine. Umuntu uri mu ruhande rw'injiji, mu yandi magambo utaramenya ibyo kuvuga mu ndimi, akaba atamenya icyo uvuze, yabasha ate kwikiriza ati amene umaze gushima? Icyo aragikemuye. Ntiyifuza ko bavuga indimi zidasobanurwa gutyo. Haleluya. Ariko kuri 17 ngo kubwawe ubushimye neza. Ese wasenze akoresheje indimi zitamenyekana yasenze nabi? Haleluya. Kubwawe ubushimye neza koko, ariko wa wundi ntacyo aba yungutse. Niyo mpamvu indimi zidasobanurwa dushobora kuzivugamo, ariko sizo gukomeza kuvugamo kuri mikrofone igihe nta usemura. Nuvuga ngo ni isengesho ryanjye ku giti cyanjye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ntajye kuvuga mu ndimi, akenshi inkuru mikrofone ntacyo biri bukungure. Ramasandara bashika yanjye nta kikungura, ariko ngewe iranyungura. Haleluya. Kuko usenga mu ndimi ariyubaka ubwe. Hari indimi rero z'isengesho, hakaba n'indimi ziri bube impano ikenera gusemurwa cyangwa gusobanurwa, kugira ngo uhari nawe amenye ngo Imana iravuze, ngo yumve icyo bivuze. Haleluya. Ngo kubwawe ubushimye neza koko, ariko nta wundi ntacyo aba yungutse. None umva gace umurongo wa 18. Haleluya. Shimira Imana yuko mwese, ayiwe, Pawulo wavuze ubutumwa bwiza abanyamahanga bagakizwa. Pawulo Imana yakoresheje ibitangaza, akatwandikira igice kinini cy'ubutumwa bwiza, kikaba kiyoboye itorero hafi ya ryose ku isi. Umva imisengere ye. Shimira Imana yuko mwese barusha kuvuga indimi zitamenyekana. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Icyampa ukagira inyota y'ibyanditswe muri Bibiliya byose utarahabwa, ukavuga ngo ubwo Pawulo yabivuze, ubwo byanditse muri Bibiliya, nanjye bya mugabane wanjye, umbatize none, unyuzuze none. Haleluya.